baradukubita ariko tukemera tukabyemera kuko ntago wajya kuburana n'umuyobozi kuko iyo ugeze ku buyobozi usanga urega ari uregera. Nitwa Dusenyimana Sirasi, nkaba ntuye mu mudugudu wa Kayumba mu isibo ya 9 mu Akagari ka Musave mu Murenge wa Bumbogo. Nakubitiye mu mudugudu wa Kayumba, nakubiswe n'ushinzwe umutekano mu Murenge. Ntago namenye uwo ari we, nanjye ntago muzi, ntago nsanzwe mubona. Nagiye mu mudugudu bamsobanurira yuko ari ushinzwe umutekano mu Murenge. Ntago nyazi. Njye nari mvuye mu kazi k'izamu ndarira ingurube, ubwo byari mu masaha saa 9 n'igice bugiye gucya. Nari manutse ndimo gutaha nsanga bari gukubita abantu ngo bakuye mu kabari, ubwo nanjye baranyicaza hasi barankubita bagera naho kumena ijisho. Ubwo ngiye kurega mu mudugudu ikibazo, umudugudu anyohereza kwa mutekano w'umudugudu. Umutekano w'umudugudu arambwira ngo twakubiswe ngo n'ushinzwe umutekano mu Murenge, ngo none ngo nimba mfite ubushobozi ngo ninjye kuri RIB. Ubwo rero kuri RIB je nta bushobozi mfite kubera n'ububabare n'imvune, ntago nabashije kuba najyayo. Nabashije kugura imiti, kire ya mbere narayimaze, hasigaye indi nayo ngiye kuyimara, ariko uburwayi ndumva bukomeje kabisa, bumeze nabi. Yari afite inkoni bita umukongote, niyo yankubise, ankubita mu mugongo hano hose n'ahangaha agatuza arakamena. Ubwo ngubwo njye nabuze uko nabikora, nabuze umuntu nagezaho ikibazo akandenganura. Ni inkoni yakubise gutya iraza ifata ahangaha, ahita hatoboka amaraso arava menshi cyane. Tushushanyiriza ukuntu nyine ubu muhingutseho byagenze bite kugira bijya gukubita, none se ubwo umuntu ahita afata kubita? Njyewe nabahingutseho bahita banyicaza hasi, ndababaza se ndazira iki? Njyewe ko ndi umukozi urarira ingurube hano, njyewe muranziza iki? Nimba abangamo bafite ikibazo, njyewe nta kibazo nzi ndi kuzira. Aticara hasi arantuka, nicara hasi. Ubwo bahita bafata inkoni batangira kunkubita, baduhagurukije nibwo yankubise inkoni y'ahangaha. Twari abantu 5, baraduhagurukije kubera ko abaturage bari batangiye kumva urusaku rw'abantu bari gukubitwa, batujyana ahandi hantu hiherereye mu bihuru biri hariya haruguru, abariho badukubitira. Babonye ko batari butugeze ku kagari twanegekaye, baratwohereza turataha. Ndababaza se nimba mufite ikosa muduhoye, byibuze iyo mutujyana mu kagari mukadufunga mukadukemurira ikibazo. Nimba hari umuntu wibye cyangwa se yabuze icyangombwa cyo kubaha, ibyo mwatujyana mu kagari mugasobanura impamvu, ntabwo twakagombye gukubitwa. Baratuzinzika, ntabwo ikibazo cyacu kigera kure. Nimba uhaye umuyobozi ikibazo ariwe wakujyaniye ikibazo, ntakijyane, wumva yuko n'ubundi ugeze imbere batacyakira, kuko ntabwo utagiye mu buyobozi bwo hejuru ufite icyangombwa cyo hasi, ntabwo bwo hejuru bukwakira. Mbere bazaga wahura n'umuntu wakanakwiyongoza ngo nafande runaka akanagukubita, cyangwa se n'abo banyerondo mugahura bakagukubita tutazi akarengane, ariko kari karacitse kagarutse ubu ngubu, sinzi icyabigiteye. Ntabwo rireba neza, mba numva niyo ndeba hazamo ibintu by'ibihu, mbese mba numva harimo ubumuga mo imbere kubera inkoni. Usibye abo ngabo twari turi kumwe, hari n'abandi bacuruza ububari aho ngaho bari bakiri maso, babibonye bagera nko muri 4. Abandi baturage bari bakiryamye, ariko abandi bajyaga mu kazi bacaho, ariko ababibonye n'abanzi n'abo ngabo abaturage bacuruza akabari aho twakubitiwe. Njye nari nzi yuko igihugu turimo cyacitsemo inkoni, ariko ndabona birimo kugenda bigaruka, sinzi impamvu, sinzi ikiri kubitera. Umutekano wangase muri rusange wifashe ute? Mu busanzwe nta kibazo twari dufite kindi, ariko uyu mwaka urangiye nibwo hajemo ibibazo. Usanga abantu bigera mu rugo rw'umuntu bagakubitwa, bakacukurirwa amazu bakibwa. Ikibazo twagitanga ntago kigarukira kure, kigeraho. Nimba batwibye nk'ingurube nk'uko, ibisambo tukabifata twabigeza ku kagari, bugacya mu gitondo byagarutse, tukayoberwa uko bimeze. Hari n'amakuru avuga yuko bamwe mu bashinzwe
iryo rondo nabo bajya bafatirwa mu byaha nk'ibyo ngibyo byo gucukura inzu? Birabaho kuko hari wari ushinzwe umutekano w'umunyerondo, bamufashe arimo acukura imyumbati y'umuturage, bamujyana ku kagari, bamugejeje ku kagari, mu gusubirayo ngo ajye gutanga ikirego basanga bamufunguye, barabeshya ngo yacitse. Kuva ubwo na n'ubu ntabwo turamenya aho yacikiye. Ku mugabo bita Mahoro wahoze ayoboye umudugudu, bacukuye inzu ye bamutwara televiziyo, baje gukora iperereza basanga harimo abanyerondo. Njyewe numvaga rwose mwe mwambera nk'abavugizi bakambuza, kandi wenda bagakaza umutekano, bakareba abantu bashinzwe umutekano ari bo bawangiza, bakareba icyemezo babafatira. Ariko njyewe numvaga mwambuganira bakambuza kuko n'amafaranga narivuje amaze kunshirana. Nyine ugarutse ufite amafaranga, umaze kwivuza nk'amafaranga n'iki wivuraga nayo? Maze gutanga 10,000 naguze ibinini muri farumasi. Nta mituweli wari ufite? Nta mituweli nari mfite. Ubwo wivuje muri prive n'ubundi? Njye banyita Mutabaruka Jean Ernest. Njye ntuye mu mudugudu wa Kamere naho mvukira, ubundi kavukira ahangaha. Aba bose ni abavandimwe baje batugana, ariko nubwo baje batugana barahohoterwa cyane. Nk'umuntu agize gutya afite abana mu rugo akagenda akajya nko kwishakira ibyo birayi, kuko nawe aka kazi n'akijoro aba yarabonye ntabwo arabonye akamanywa. Noneho rero yaba avuye nko kurariza nguru bavuga ateka ngiye kuba ko umufasha wanjye wenda uko bimeze, yageze mu nzira ntago wenda atambuka ngo arenganye wa muhanda nk'uko byari bikwiye, ahubwo we yageze mu nzira, bo badutangira mu nzira bakadukubitiramo aho ngaho. Bagomba kudukubita kubera yuko impamvu badukubita twebwe baba badufatamo nk'aho twebwe tutazwi mu mudugudu, kandi turi abaturage, kandi buri kwezi iyo kugeze twebwe twishyura umutekano. Nta kintu kimwe kudusaba mu nzego z'ubuyobozi ngo tugisuzugure. Iyo umuganda ugeze abantu bajya mu muganda, utabashe kujya mu buryo abarwaye. Baradukubita, bamara kudukubita twajya kurega tugiye kubibwira umuyobozi wacu badushyiriyeho, ahubwo ho kugira ngo gukemure ikibazo akagufata nk'aho atacyumvishije, noneho ugategereza kuma ko cya kibazo baza kugikemurira, ahubwo bikabura. Bo bakakubwira ngo bazaza, ngo tuze, ngo tuganire namwe, ngo tubumvishemo ko n'ubundi ari ibibazo byabaye. Icyo gihe ntabwo baje ngo banabitubwire, ahubwo ibo ubwabo baragenda bakirya bakavuga niba abaturage ntabwo bajya kuturega, nta nubwo bazi aho bajya. Bari abayobozi iyo ugiye no kumuregera kubera ko uri rubanda rugufiya ntabwo baguha agaciro, baravuga turiya naho yanaza hano mu mudugudu bizarangirira ahangaha, ntabwo azazamuka ngo ajye ku karere atabanje guca mu mudugudu ngo bamukorere ibisabwa byose. Bahita bakuzinzikana, ikibazo cyo bakakicaza. Iyo bakicaje rero nawe ni hahandi nawe urirwanaho, nk'uyu nguyu urabona ko ari kwirwanaho kugira ngo arebe ko ubuzima bwakendereye. Ubu ntabwo akibasha kuvuga ngo arajya kwahira izo ngurube. Niba babonye utwo turyo bavuye kutugura nitwajyana akazishyira, naho ubundi yagira gutya akazishakishiriza n'utwo dutekeke n'iki byose n'inteje akagenda akazihereza. Nk'uyu mudamu imvura iramunyagiye niho yari yagiye, ntabwo abasha kuvuga ngo araterura ngo ashyire ku mutwe kandi yarabikoraga. Mu minsi iri imbere ubundi bajyaga baniba n'ibitoki bakavuga ngo ni abaturage babyiba, ariko noneho mu gihe cyo kurarira bagiye kubararira baba barababonye, babona abanyerondo ari bo bajya kwiba ibyo bitoki. Ubundi nibo babyibaga, ariko ubu ngubu babakuyeho aba ngaba bakoraga ibyo byaha. None ubu ngubu kuba barabakuyeho bahise bayobokera mu ngurube, babonye akazi k'irondo batakabasha, kandi noneho barajyaga gutanga repote ku kagari bakavuga ko bibye, kandi ari bo bibye. Kubera ko bo ntabwo babaga bababonye, nibo bari kwirara mu ngo bakaziba kuko babuze ibyo biba, bagiye bafatira ingamba bamwe na bamwe. Ariko nabo abanyerondo bariho ubu ngubu nabo mugomba kutuvuganira, ntibakajye baduhohotera. Hari igihe umuntu yibonera agacupa nka gutya yagakoreye akajya ku muhanda akakanywa. Nk'ubu ejo bundi hari umusaza wagize gutya baramfashe abankubise hasi, nta kintu mvuze ngiye kwihagarika, nk'ibikomere dere nk'ibi byose ibikomere narakomeretse. Noneho mbasha kubuza induru, baravuga ngo ni umukire, ngo nibo bose ngo nyiri ingurube.
nanjye rero nta kintu nahise nkwana nahise nitahira kuko nenda rubanda rugufiye gusa nk'ibyo ngibyo mugomba kudukurikirana natwe mukatuvugira twebwe nta mbaraga tuba dufite iyo bigenze gutya weho uramuhunga kugira ngo utange amahoro ibyo byose twebwe ngo dushaka kujya kuvuga ngo tugiye mu buyobozi nk'ubu ibi byose byarabaye nditureza n'ijya no kurega nta kintu baba baramariye abo bacukuye inzu barayicukuye noneho bukeye mu gitondo bagiye gusaka basanga harimo n'abanyerondo bararaga iryo rondo ariko nyine uwo nguwo wacukura inzu nawe ari umuyobozi yaje kuvaho hasimbura urwo nguwo n'ubundi tujya gutangaho ikibazo ntatwumve ikibazo cyacu ntagikemure nk'ubu nagiye kumwaka mituweli arambwira ati ngewe arebye muri mashini ati we ntabwo uri muri mashini ati kuba utari muri mashini wowe ufashwe nk'umucengezi ati wowe ufashwe nk'umucengezi ubwo rero ndamubwira se mfatwa nk'umucengezi gute ngewe mfite irangamuntu yanjye iyi rangamuntu ngewe ntabwo ari perezida wayimpaye ntabwo nagiye muri mashini bakamfotora ngewe ntabwo nabuze amafaranga yo kwishyura mituweli ahubwo ngewe banze kumpa icyiciro ngo ntago nzwi ngewe natanze mituweli zimwe z'igihumbi ngiye ubwo sinzi akabazo kabuze ko nakoraga mu ifamu mba nigire rugana ngaruka ibingibi byarangiye bya mituweli ariko ngewe nagiye kubibaza nk'umuntu wakavukira uvuka mu mudugudu wa Kayumba barambwira ngo ntago nzwi biriya ni ihohoterwa cyane kubera yuko bano bayobozi ntago baduha agaciro nk'abaturage bayobora ubu nkatwe ubu ngubu bashobora hari nabyo nanababwiye ati burya umunyerondo n'umuntu uraye hanze bose barasananirana nk'ubu ngewe nuzampa akazi nkarara hanze nkabona mugenzi wanjye bari kumuhohotera mfite wenda ububasha bwo kuba navuga ateka ngiye kutabara ndebe uko bimeze noneho ngewe ninzasohoka hano mu rugo ninsohoka hano ningera hariya nzagenda mpite nkubitana nabo ninkubitana nabo bahita banyicaza hasi kuko ngewe nta ruvugiro nzaba mfite nta nubwo nzazi n'icyo nzaba ndi kuzira kuko uzaba uri kujya guhurura ujya gutabara mugenzi wawe n'ubundi mufatanya akazi k'ijoro nk'abanyerondo twebwe tuba tubafasha akazi ariko bo ntibabibone nk'iyo bavuye hano muri Kayumba hasi bakajya ku Kagari ibibereye hano ntabwo baba babizi ahubwo umuntu uba uraye hanze niwe uba uzi yuko bya bindi byo mu mudugudu bimeze bo rero ntibemere yuko twebwe twabafasha akazi noneho urabona nk'uwo munyerondo aho kugira ngo acikishe umuturage wenda avuga ati ca ahangaha niwe yagiragamo uruhare ngo kugira ngo arengere ngo afande ngo umuyobora ibyo ntabwo ari byiza cyane ahangaha abapolisi barahaba ariko ntabwo kuvuga kuhagera nk'uko icyo kibazo kuba kiba cyabaye mu mudugudu nibwo bahagera gutya ntabwo bashobora kuza kuhakora ubugenzuzi usibye wenda ingabo nizo abasirikare nibo baca ahangaha mu mudugudu gusa nta bapolisi bo bahagera ikibazo cyabaye nka gutyo baje nko kubikemura muri make ntabwo nari mpari kuko byabaye mu masaha ya nijoro ngewe ntabwo nkora akazi k'ijoro nkora akazi gasanzwe kagendanye n'ubwubatsi ntabwo nari mpari ariko mu gitondo yabyutse yahise ampamagara kuri telefone arambwira ati nyamuneka ndakubiswe kako hari mu rukerera naje kureba koko nsanga bamugize kure uriya ahubwo byarakize undi se ko atanabaga yanafata n'amazi ngo akarabe mu maso yakubwira ngo ntabwo nterura nawe ubu umujyanye ukamubwira ati terura akantu nta kintu ashoboye ese ko bamugize ikimuga agatuza buriya aragira gutya yakinyeganyeza ati ndababara ntahindukira ntagira gute ese usanze umudamu atari kuva kugaburira ayo matungo ese umudamu nk'ayo akamenya abana niwe uri kujya kugaburira amatungo mu by'ukuri akazi kiwe karapfapfanye ndumva ngewe icyo nasaba nk'ubuyobozi bwahaguruka bukagenzura bukareba koko ese mu gukubitwa kwe yari afite irihe kosa rigaragaza ko kandi niba afite ikosa ntabwo afite uburenganzira bwo kumuhana kuko dufite inzego yakoresheje igiti dufite amategeko agenga abantu aba yarahanwe n'itegeko ntabwo yarahanwe n'igiti ku buryo yamenwe ijisho kuri ndumva ngewe nasaba ko ubuyobozi bwamukurikiranira ikibazo cyiwe akaba yavuzwa agasubira mu kazi ke nk'uko yagakoraga afite ubuzima ahubwo bakaze babahe disipurine bamenye ko bagomba gucunga umutekano w'abantu n'ibintu byabo atari ukujya kubyangiza bo ubwabo bibaho byanabayeho nk'inshuro imwe cyangwa ebyiri igihe kimwe bigize
kumena inzu y'uwari umuyobozi w'umudugudu hirya, tuza gukora iperereza dusanga koko za nzego z'umudugudu z'inkeragutabara zishinzwe umutekano nazo zirimo zifatirwa muri ya dosiye. Byongera kubaho ku muyobozi nanone wari ushinzwe inkeragutabara aho zatuye hano haraguru, nawe baje kumufata gutyo arimo acukura imyumbati y'abaturage. Hano Jean Claude, abantu mu mudugudu wa Kayumba, Akagari ka Musave, Umurenge wa Bumbogo. Byari bigeze mu masaha ya saa 7 zishyira saa 8, nari ndi ukazi hano badusanga hano kunyuza ku muhanda baradukubita. Bamwe muri twe bagiye kwivuza, nanjye nagiye kwivuza, ubundi kwiyungisha kwa muganga. Twe twicaye hano ku muhanda, nkora hano ruguru, twe twicaye ku muhanda hano, baraza ngo bari banasinze, baraza bahera ruhande bagenda bakubitagura bari barimo bose. Ni abanyerondo. Sibye twe twari twicaye hano, baraza bari baturutse ngiye bavuga ngo bari bavuye mu kabare, nabo baraza badusanga hano baradukubita, nta kintu twari twavugishije habe na kimwe. Ukuboko kuravunitse no munuza no mu mbavu batema imigeri no mu gatuza. Twe twabibwiye ushinzwe umutekano n'umuyobozi w'umudugudu, twarabimubwiye ntibagira icyo batumarira, natwe turatuza turicecekeranye. Baje kubwiza ukuri ko twe twicaye nta kintu habe n'ikintu na kimwe twigiye tubavugisha, bo baraje batubaza ibyangombwa turanabibereka. Aratangira ati murakora icyanga, turabasobanurira, ndababwira ati ndi mu kazi. Atangira kubita imigeri mu gatuza no mu mbavu. Turica tuvuza induranga, tubura n'abadutabara ko twabonaga nyine ari n'abayobozi. Bucya mu gitondo tujya kubarega, umuyobozi aravuga ati, uwo wadukubise aravuga ati njyewe ntacyo wambwira, nari ndi mu kazi kanjye. Aba bantu bakubise hano nabyumvishe mu gitondo, nanjye mbyutse kandi mbyumva gutyo mu muhanda babivuga ati twakubiswe bikomeye, ariko bavuga ko ari umuyobozi w'Akagari ukuriye abanyerondo. Bavuga ko ari we bakubise kuko ntabwo bakubiswe n'umunyerondo nyirizina. Ubakuriye ku Kagari ni we bakubise. Bavuga ko ngo yari yanyweye akantu nawe nkabo, abasanga hano, mwarinda hano, ndarinda ibigori hano hepfo, n'undi nawe afite ahantu acunga izamu. Babasanze bateraniye hamwe, baba bati n'umwe natabaza n'undi nawe yikiriza undi, bibe ngombwa ko batabarana kubera ko bacunga. Urabona umwe aba hano arinda izamu hano, undi nawe aririnda hano, undi nawe ari inyuma yabo. Umwe atabaje undi yamutabara, byaba ngombwa bagatabarana bombi bakifasha igisambo. Ariko niba umuyobozi aza akabasanga bari hamwe bari kujya inama, akababangamira akabaguta nta kintu babuze, urumva ko bikaze. Umunyerondo bamufashe ngo arimo acukura imyumbati hirya iraza Nyaruhoni, ariko ntago akirari izamu, baramwirukanye bashyiraho abandi. Hari igihe n'ubundi urabona kurara irondo ntago basaba amashuri, bashobora gufata uyu nguyu bakamujyana bakamuha ati niba ufite ibyangombwa byuzuye vayo tuguha akazi. Sawa, akazi akagenda akagakora, kandi n'ubundi yari asanzwe n'ubundi akora akazi ko kwiba. Urumva we niba arara ijoro kandi n'ubundi ari ryo yari asanzwe arara, ntabwo yabireka. Icyo mbitekerezaho ni uko wenda bazicara bakabahugura bakabaganiriza. Wasanga umuturage wenda yakerewe mu nzira, bibaho ushobora no kunywa icupa rikagufata amaguru ukaryama no ku muhanda ukahava bukeye. Ntabwo ari ngombwa ngo bagusange bagukubite. Nta munyerondo wajya kubita umuturage. Aramutse uwo muturage agaragaje ibimenyetso ko umunyerondo yabikoze, yafatirwa ibyemezo bikaze. Ariko ikibanza cyo muri disipurine tubatoza umunsi ku wundi, ntawabitinyuka rwose. Umuntu ubivuze atanze amakuru y'ukuri akavuga ati nabonye umunyerondo runaka, ndetse agatabaza n'abandi banyerondo bakamubona, ayo makuru yo ntarenze ko umunyerondo hari uwibye. Ariko aramutabayeho akagira umugaragaza, ubwo ntabwo aba akiri umunyerondo, uwo nguwo yaba ari umujura kimwe n'abandi. Ariko abaturage baravuga bati turahohoterwa, tukabijyana ku mudugudu bigaheranga n'ibirenga Akagari, ati kandi tuba twahohotewe. Ushobora gusanga amakuru ahera hasi kandi abaturage baba bahotewe muri bo. Rero iyo tugiye mu nteko y'abaturage, Yego ndakumva.
dutanga telefoni zacu tukagira n'inama abantu ko mu byagize wagira ikibazo agira icyo ari cyo cyose uretse no guhohoterwa n'abafite ikibazo kindi ariko noneho waba yahohotewe agomba guhita atanga amakuru ku rwego rumwegereye bitakunda agahita yatanga ku rundi bitanakunda agahita yatanga ku rundi rwose nkanjye ubwanjye reka nivuge nta muturage wahohoterwa ngo bimenye yahita mpagarika kandi ku zindi mo nkajya kumutabara waba yabigizemo uruhare we haramutse rero habonetse inkuru nk'uko nk'umufatanyabikorwa w'umunyamakuru nkawe ukaba uyifite ahubwo reka dufatanye umunyamakuru neza hanyuma mpite mbikwishyurana gusa ntabwo nabihakana ko bidashoboka haramutse hagize umuntu wateshutse ku nshingano agahohotera umuturage we uwo nguwo uyu munsi mbararamenye ngo nibyo cyangwa se ubu tugiye gukurikirana iyo nkuru yego hagize uwo dusanga koko yarabikoze arafata ibyemezo ariko hari n'abaturage cyane cyane nk'abagira ibintu by'urugomo iyo ashatse kugira ngo akomeze gukora ibyo bikorwa bye bihungabanya umutekano icya mbere akora ni ugushaka kugaragaza ko ahohoterwa kuko iyo ari umujura cyangwa ari afite ibindi bikorwa biba